nkaba nzi ngo nta muntu n'umwe uhari, ariko ikintu cyose navuze akaza akagisubiramo. Kwa kundi mvuye mu kazi ndimo ndi mu nzu ntambitse ibirenge ndivugishwa ibintu byose, urumva kamera indiho n'ibimfata amajwi nabyo bindi. Icyo ni ikintu n'umwana wanjye niyo yari kuba ari umugabo ariko yinjiye mu nzu yari kumubona. Uwo mutego nyine umva n'umutego wagombaga gushibuka isaha n'isaha, kuko ntago yarambiwe. Umwaka 2 3 4 5 6 7 urumva hari icyo yarategereje kitari cyiza. Usko atoye amashashi koko narayatoye yararangiye. Nibwo rero byageze ku rwego none, kandi ubwo wumve ko icyo gihe mbaza uti wabagaho gute none muri byo gute samugani bimbazi wabagaho gute? Ngewe nanywaga inzoga nkaziyahuza. Oya nukuri kwima kaka ntago ko nagahisha. Amabere yanjye yabyimbye kandi nge nibisanzwe iyo nkonje imoko z'amabere zirabyimba, cyo ni ibintu bisanzwe. Ndamubwira ati sha uzi ukuntu bimeze, ndakubwiye ngo imbeho yanyishe ku buryo nimoko z'amabere zabyimbye, ntubwo ureke nge nimara kugera mu nzu nihubwo ngewe nkwereka imoko zanjye uko zimeze. Ariko mpitamubaza ibyo byose kamera yarabifashe. Kamera yarabifashe. Mpindura imyenda, maze guhindura imyenda nambara ni isengeri ariko y'umupira ni kabutura, ibyo nambaye muri iyo video. Noneho ndangije mfata akaboko kanjye, mbese nshiraho akanuza ka kamera kanjye ka telefone, nturi kubona ukuntu iyi moko yanganye, imoko ikananira mu Cyongereza. Yarananiye mu mashuri yose nize, nta muntu wanyigishije imoko. Ubwo yishushanije ute? Nari kuyemo ibere ngere ku mupolisi. Nukuri ahita yiruka. Umugabo se? Ese nari kubigenze nari nasaze. Ndavuga se ndakora, urumva navuze se kwimoko inaniye kuyivuga. Kandi nicyo cyarushenyejera nako kantu karuhiritse abantu babyumva akimoko. Noneho binanira kuyivuga mu Cyongereza, ko kwimoko nyifitira impande yanjye. Tekanye mwereka yikuramo. Ndavuga koko abandi bazatore Perezida wa Repubulika nge ndimo ntora amashashi muri Amerika. Kubera iki nzapfa ntongeye gushaka ikintu bita umugabo. Babimenye oya Imana ishobora byose. Genda nkongera nkasubira ku idarapo ngo tuzabana nkuko twabyiyemeje. Akaramata. Ubwo bugambo sinshaka no kuzongera kubuvuga. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze by'umwe ku muri buno buzima. Ndi kumwe n'umwe mu badamu rwose genda mubonye ati ndifuza ko mumbwira ngo harya ni sorry. Yego. Ni sorry. Yego. Ndifuza ko mumbwira sorry. Cyakuzode nakubonye ndaseka. Nukuri kw'Imana. Nakubonye ku Isimbi TV urumva hashize imyaka ingahe? Ati ndashaka umuntu umbwira sorry, you know. Yego. Sorry nukuri. Ku mutima nanjye nayo kubwiye kiragiye. Usara umuntu utakuzi ko kubera sorry. Nta muntu utanze. Nta wose nyuze. Yene bahita vuga ngo ko ku Isimbi wa undi washakaga sorry. Yego. Odette yitwa Odette, aryo ryindi ry'ubustari niri. Miss M. Miss M. Miss M nabyo wenda sinzi niba twavugaho gato cyo bishatse kuvuga impamvu nahisemo iryo zina. Okay, nuvuga ngo ngewe nagiye kwa applying akazi nyine kwera mba muri Amerika, narabivuze ubushize. Yego. Noneho njya kwa applying kano kazi kaba correction officer. Abacunga gereza muri Amerika. Ni CEO. Kuko ubwo nta mapeti baranyambika. Noneho ubwo kubera ko aho nakoreraga gereza ubu nakoreragamo ubu ngubu ninjye nyine w'umunyarwanda wahakoreraga muri gereza ya Dallas. Ubwo uri umucunga gereza? Yego. Wambara n'imyenda? Yego. Ariko ubu nyine kubera stress n'ibibazo by'urushako byajemo ntago nari gucunga umutekano w'abagororwa nanjye ntawufite. Yego. Nahisemo kubiganiriza ba meja banjye bantuza ba majoro ba sergeant mbabwira ikibazo mfite, ndavuga ntago nakomeza gucunga umutekano nanjye ntawufite. Yego. Yego. Ubwo rero nabaye bampagaritse
cyangwa bampaye konji y'umwaka ariko ntabwo mpembwa, nta kintu ukora se ubu nta kazi mfite kubera stress, wenda turabigeraho. Nshaka kwihutira ku zina rya misiyemo aho ryavuye. None kuri iyo gereza nta muntu n'umwe w'umunyarwanda uhari, yaba umugabo yaba umugore. Ni muri gereza yitwa Hanshinzi Dallas. Ibamo abagororwa baba benda gutaha, nyine nubwo bagenda babaha amagereza bitewe n'ibyaha bakoze. Noneho niba usigaje amezi 2 cyangwa se umwaka bakahakuzana. Noneho babura uko bampamagara izina ryanjye, ubundi nitwa Odette ku izina ryo kwa padiri, Mukashengezi ku izina rya papa na mama. None kuvuga Mukashengezi rikabananira, kandi twe muri gereza bahamagara amazina y'ababyeyi. Yego, wenda tuzavuga impamvu akenshi ntabwo bashaka ko twitiranwa n'abafungwa barabafunzwe. Yego, ushobora kuba witwa Peter n'umugororwa yitwa Peter. Yego, rero bakashiraho kondiso ko tugomba kwitwa amazina y'ababyeyi bacu, ayo bita last name. Yego, none guhamagara rya zina ryanjye ry'ababyeyi rikabananira, ubwo bandika Miss M cyangwa Miss N. Niba wenda ari Nyiramana, abazungu mva Nyiramana biragoye, bazandika Miss N. Ngero nitwa Miss M, ubundi bakavuga Miss Kagame, Miss Rwanda, kugira nyine ngo baspecify ninde bashaka kuvuga. Muri make nabiryo zina naho ryaturitse uhita witwa Miss M. Miss M we nabone ko ngiye kukugira mwita. Murakoze. Nuko rero ugiye gutyo kuva muri gereza kubera stress ngo n'urushako bitagenze neza gute, byagenze bite? Ya wenda nk'abari abari bukurikire iki kiganiro cyacu duhibishya tutigeze tumenya kuko ibindi twabikurikiye, ibindi twarabikurikiye. Rero abakurikira iki kiganiro cyacu namaze gutaha nyine ngera mu rugo nyuma ya sori nahawe. Kujya muri Amerika. Njya muri Amerika. Subiyeho n'umugabo turakomeza turabana, ni nawe waje kumfata ku kibuga cy'indege. Yego, hari n'abantu baketse ko kubera ko ngo natanze ubuhamya ngo umugabo wenda ashaka kuba yanyirukanye. Oya, ikibi nuko ubuvuga ibintere kubeshya, ntago naza imbere ngiye ya kamera gucya ngo nze kubeshya. Yego, noneho nyuma rero nubwo navuze biri ariko nkumva navuze, ariko ikibazo nyamukuru nkumva sinakivuze, nkumva stress nubwo sori nayibonye, ako stress zirakomeza. Rero naje kusanga nihuse ntarambiranye ko nge ntago nshaka kuzizimba mu buhamya cyane, ubwo nshaka kuzigisha abantu mu cyo nakuye muri iyo stress y'urushako. Yego, kugira abantu bibigishe, abandi bibubake, abandi nyine bibabera isomo. Niba hari ngo wenda 100 zari gusenyuka, wenda hazubake 200 bitewe n'icyo bazumva ku buhamya bwanjye. Nyuma rero haje kubaho ko umugabo ikintu cyose navuganaga n'umuntu kuri telefone yagisubiragamo. Igihe nicyo navuganye na mama, nicyo navuganye na basaza banjye, nicyo navuganye na bakuru banjye, biraducanga abantu ndababloka. Ibaze kuvugana n'umuntu nyuma y'umunota umwe umuntu akakubwira details zose y'ikintu wavuze mutari kumwe. Umugabo wawe byose agahita bimenya. Uranige naje yigo atahari, urabona abana bagiye kwiga, umugabo yagiye ku kazi, na mushikiwe twabana uretse ko ubunyene twatandukanye, nge ndi muri divorce irimo no kurangira. Noneho nkabanzi ngo nta muntu n'umwe uhari, ariko ikintu cyose navuze akaza kagisubiramo. Burya nigiye nigenza gutanga bura buhamya kwisimba. Yego, biri mu bintu nabyo no muri icyo kibazo nari ngifite, ariko simenye ngo ninde bivaye bigaturukaye. Nkabwira mu rugo bakuru banjye muhindura amasimukadi, nkabroka abantu. Niba wewe ndurugero nka Gerard turavuganye makuru muraho murakomeye, tuvuganya akantu, nyuma y'isaha umugabo yaza agahita ambwira ikiganiro cyose twavuganye kandi atarahari. None nge nkahita nsubira inyuma nkaguhamagara. Koko umuntu tuganira akantu nurangiza uhita ugenda ukabwira umugabo ukambwira uti rwose Odette wapi, nta nimero ye ngira, nta nubwo muzi. Nkavuga ati guhera uyu munsi nejo bundi, icyambere wibagirwa isura yanjye, icyakabiri wibagirwa nimero yanjye, tugashwana. Abantu narababrotse kera ku buryo n'uyu munsi mpfuye sinabona hari n'umuntu nshyingura kuri kw'Imana. Nza kwisimba ibyancanze, ubwo ibibazo birakomeza. Nkagenda aho naguze telefone
njye mfite ni iPhone nkajya muri office yabo nkababwira ko buri ikintu cyose mvuze umugabo agisubiramo ni ukubera iki, bakareba bagacekinga bakavuga bati telefone yawe nta muntu wayihakinze, iri original, nta muntu wayihakinze, ushakira ikibazo ahandi, ariko telefone yo no guhuza imirongo muvuga nta wapi ntibishoboka. Shera uzi ikintu bita gutoragura amashashi? Ndabibona. Ujya ubyumva? Yego. Njye narayatoraguye. Oya. Nukuri kw'Imana. Nyuma yo kumugabo amenye byose utaza abikura. Ntaza habikura. Ariko imbere y'Imana ishobora byose. Ntago ari ukugenda ngo ndamucitinga. Ntacyo nishinja, amanitse akaboko kanjye. Kumwe tu. Ntibigeze umuca inyuma? Sinamuciye inyuma, sinamucitinze. Niyo muci inyuma nyine ko yanyumvirizaga ibyo byo kunyumviriza kuba ari ubyumviriza nabimenye nyuma yari kubimenya. Iyo ninjiza umugabo mu nzu yari kubenya. Ngira ngo abadamu nyine ubu buhamya mbutange bumvireho. Ushaka kugira ngo ufite telefone ukaba wizeye umutekano wawe ngo uri mu rugo, babandi bakora za call video bambaye ubusa, uvuga ucitinga umugabo wawe, uhamagara abagabo bandi sherishu. Iriho. Kumbi umuntu arabyumva wowe utabizi, ukabuhaye umuntu randevu ngo ugiye muri hoteli ukumva ngo barabafashe. Sara abantu basanga muri hoteli cyane rwose niho bituruka. Ndagira ngo ubuhamya mbubaye abantu bitonde, be careful mu cyongereza niko babita. Be careful nibyo. Be careful. Ubwo rero mba muri iyo monde. Yaba nicyo reka ngwenda nguhe nk'urugero. Wenda mpamagaye mama wambyaye. Ndabwira ati rero mama dore ni kuri Noheli. Kanangwa ako kantu gato ni kuri Noheli. Rero uyu munsi mama ugende kuri konte yawe mugure ibyo kurya n'ibyo kunywa bisanzwe, ngenda bagurira ihene. So urugero sakanu koroshye. Noneho ubwo nanjye nkatangira hashira wenda nk'isa cyangwa amasaha 2 nkatangira nkivugisha. Yewe nkareba kuri konte nkacekinga n'umugabo turi kumwe, nkavuga ati Mana iyi Noheli none uko ndeba hari itesha mutwera ko mbona amafaranga ariho ntacyo ari bumfashe muri iyi Noheli. Ni urugero ukumva arakubwiye none se ko mwabonye ayo kugura ihene yo kwa mama wawe. Urumva ko kandi atarahari Jesus. Nkazenguruka ubwenge niwaguye mu kantu nyine niko nakubwiye akantu bita gutora. Icyo nicyo bita gutoragura amashashi. Ntabwo avuga ko wagiye mu muhanda ngo uyabone uyatore. Mu bitekerezo urasara nkaserera. Ubwo nkaba mpamagaye mu rugwerega, ariko se koko n'ikijumba cyaraye mu nkono mukibwira umukwe. Ntabwo muzi ko ari umukwe. Bakavuga bati reka da nta wamuhamagaye wapi. Noneho bagakora inama y'umuryango. Bakavuga bati rero umunsi tuzamenya ko ikintu cyose tuvuze hano mu muryango kigera kirukanka ku mukwe wacu, nibitari ngombwa tukamenya umuntu muri twe utuvamo akabivuga, tuzamuca mu muryango burundu. Ko kanura kumva? Kumbe umwanzi ninge turi kumwe mu nzu. Umwanzi wawe jera muzagendana, muzasangira, muzaturana, bese muzagendana buri kimwe cyose niwe muba muri kumwe. Kandi noneho ni wa mugabo pe abamuzi. Ni imfura mu zindi, ni imfura zashatse mu zindi. Ntabwo ari wa muntu uvuga wenda ngo na mama ubwo arabizi ko afite umukwe witonda. Ariko icyo kintu akagikora nanjye simbe nagikeka. Ubwo rero abantu ndababroka nkiraha, nsabye imbabazi abantu bose. Jera mu nsengere naza kurira imbere y'abantu. It's okay. Baza umwaka n'igice nge n'ibanu ubu ngubu. Numva mbese naramaze kubyakira no gukamirikamo. Yego. Nsabye imbabazi abantu bose nabrotse kuri telefone yanjye. Nsabye imbabazi abantu bose twashwanye kubera icyo kintu. Nsabye imbabazi amagurupe yose, nta gurupe mbamo jera kubera iki kintu. Abantu twarashwanye ku rwego urumva sinzi Imana imbabarire rwose kandi munyiha. Komera. Abantu bose twarashwanye ku rwego na mwene mama twonse rimwe twashwanye kubera icyo kintu. Abantu kandi mu gihe uburemere urumva, ahubwo ikibazo kikaba kivuga ngo eske niba nta kintu yumvagamo kimuhangayikishe kimukomerekeje kuki ibyo bintu atabiretse. Jera ushaka gucunga umuntu cyangwa kumva ko hari icyo umunenga,
mu minsi 2 jera nazaga mu Rwanda buri mwaka, sinari kubura n'umugabo nabwira ati warakoze kungurira inkoko iryoshye mu Rwanda, muri nkabivugira mu nzu akabyumva. Sinari kubura n'umugabo wenda navuga ati warakoze basi no kuba twaragiye muri la hoteli nziza, icyo kintu akacyumva. Ahubwo ikibazo kubera iki we yakomeje gukomeza kuva 2019 video ndabifite ya abantu bashatse kubimenya bakavuga ati byari ibiki, ndabifite kuva 2019 nibwo byatangiye se. Yego, video ya mbere yamfashe nibwo yatangiye. Naje no kwisimba icyo kibazo kirimo, ariko nge ntaramenya ko ari ubikora. Ntabwo tubwiye umugabo yamenyeka gute ibyo uvugira mu nzu byose. Urakoze cyane. Byari imyaka ingahe? Yego, ni kuva 2019 kugera 2023 mu kwezi kwa 8 aribwo nabimenye nkahita mvuga ngo ngomba gukora divorce. Ubwo imyaka 4 yose. Imyaka 2019 na 20 na 21 na 22 na 20 ni imyaka hafi 6. Yego. Ya. Yego. Ni imyaka hafi 6 urumva twari wumvirizwa utazi ngo ni ibiki. Utaranatubwira ntiwataye umutwe muri iyo myaka yose. Navuze ijambo rivuga ngo natoraguye amashashi. Yego. Noneho igihe cyarageze kuvugira mu nzu ndabireka nkajya hanze kuri bariko. Yego. Nkahamagara wenda niya cyabyabigano byo muri famiye, nkahamagara abana ese mwatsinze mwige mushizeho umwete ndebe kuntu n'abaprayingira wenda ishuri rya Polonye, ishuri rya Canada, wenda nkaba mfite nk'umuntu ndi guha izo mission ngo abimfashemo. Umugabo yakwinjira atabo ba Polonye na ba Canada bahoze uvugisha bitwa abana kati bazayakurya. Yego. Kandi nari hanze kuri bariko. Ikintu navuze ngo yabimenyaga gute, yari yaraguze utuntu tw'utumashini. Yego. Twabyeretse abantu jera ko mbifite hano. Utumashini. N'utuntu tumeze nk'udutelefone duto nyine, tu device duto. Urumva yadutegaga ahantu muri saro cyangwa aho hanze. Noneho nge nagiraga ibintu bibiri the same time. Nagiraga ibimfata amajwi n'ibimfata amashusho. Nagiraga utwo tumfata amajwi na kamera. Kwa kundi imvuye mu kazi ndimo ndi mu nzu ntambitse ibirenge ndivugishwa ibintu byose, urumva kamera indiho n'ibimfata amajwi nabyo bindi. Icyo ni ikintu n'umwana wanjye arakize ko ari cyo gitumye ntabana na papa we rwose. Noneho yaza wagakonegitinga agahuza ibyo navuze nuko nari na comportement uko nari nitwaye. Niyo yari kuba ari umugabo ariko yinjiye mu nzu yari kumubona, ariko ntawe. Yego. Ubwo rero bigera ku rwego noneho abamama, hari umama w'inshuti yanjye dukundana cyane ndamusuhuje, si ngombwa wenda ko muvuga izina, ndamugisha inama ndavuga ati nzakora iki, arambwira ati ntuzongere kuvugira ikintu mu nzu, uzajya ujya mu modoka. Jera uzi ko mu modoka ubu mu byo mfite hariho naho mu modoka usanga naho yarabishizemo nkagendana nabyo ngiye ku kazi nkanagarukana nabyo. No modoka yawe ibaze kweri. Umva icyo kigeragezo umuntu ntabwo abagukunda. Aba agushaka impamvu, wenda yashakaga impamvu yo kuzana undi mugore cyangwa se ari undi muntu bari bafitanye gahunda kugira ngo azamuzane, ariko akavuga se divorce nzaya akawenda mpereye kuki hose igere yaguteze za kamera n'ibimfata amajwi. Noneho mu byo mfite hari naho usanga noneho natwaye imodoka ntavuze ukumva ngo ni ibintu by'imiyaga gusa. Yego. Urumva nageraga mu rugo narambika kontaki ku meza wakayifata akagenda agafungura za masangira mu kazi, deja nkahaguruka yamaze kubitega mu modoka. Nava mu kazi nagera mu rugo muri parking nuza nyine nkafunga imodoka nkinjira mu nzu wakongera agafata kontake kumwe uburyamye uri muri koga se ndi mu gikoni se, urumva akagenda akabikuramo akarimenya ibyo navuze byose. Uwo mugabo ugutega amakamera n'amajwi byose urumva byatanye 2019. Yego. Mwari mumaranye imyaka ingahe? Jya nashatse 2006. Mwari mumaranye igihe? Nubwo ngo ngewe ubu ngubu divorce ntangiye kwikora nubatse urugo imyaka 17. Ntago ari miki. Ntabwo ari miki. Jesus Christ. Kuko umwana wanjye w'imfura zuzuza 18 ku itariki ya mbere z'ukwa 9. Yego, wa 2006. Nabwo nuba nashaka mwarakundanaga, mwashakanye mukundana, ni iki yagukekagaho cyatumaga gutega izo kamera? Icyo rero nicyo ntashaka ko we ni ukizi ku giti cye
urumva kandi icyo yankekagaho mu myaka 6 yagombaga kuba yarakibonye imbere y'Imana ishobora byose n'imbere y'abantu yagombaga kuba yarakibonye no mu mwaka umwe no mu mezi 2 yagombaga kuba yarakibonye icyo rero nanjye yarategereje kumbonaho nkabimenya nanjye kitarabaho iwo mutego nyine umva n'umutego wagombaga gushibuka isaha n'isaha kuko ntago yarambiwe umwaka 2 3 4 5 6 7 urumva hari icyo yarategereje kitari cyiza usko atoye amashashi koko narayatoye yararangiye nibwo rero byageze ku rwego none kandi ubwo wumve ko icyo gihe mbaza uti wabagaho gute none muri ibyo gute samugani bimbazi wabagaho gute ngewe nanywaga inzoga nkaziyahuza oya nukuri kw'Imana kureki kuko umugabo akubwira ibintu byose wakoze utazi ngo bivahe nyine uratekereza ukavuga uti uyu mugabo ko nta gwanganye reka guhagahaha nta nzara nyicisha nta nkoni urumva rwose namubwira niyo muri firigo icyo kunywa cyashize n'icyo nywa arakiza akakizana kubera ikibi ibintu bibaho gutya ninde ubimubwira abikura hehe nibyo navuze nibyo ntabwiye famiye wakabimbwira nkagenda nkumva icyaka nabitekerezaho nkabura igisubizo icyaka kikanye nkumva nta fantase wapi umutobe oya amazi cyo gihe unywa ibintu bihiye rero abagabo biyahuza inzoga ndabasuhuje mbwira ode ni nk'iki navuga ngo yakubwiye wumva ko ari ibanga ryawe kameme tuba dufite amabanga nubwo twashatse hari ibanga runaka wenda uba ufite kumva ntabwo ari ngombwa kubisangiza umuntu ndakeka ko ibyo bita nyine you give each other space nyine mugahana umwanya rimwe na rimwe ntabwo ari ngombwa ko ibintu byose bijya hanze ni nk'iki navuga ngo yamenye ko avuga utari ku mana yanjye nk'ibi ngibi yamenye ate koko yego ari nacyo wenda cyabaye finali yego ni ukuvuga ngo mu mwaka 2023 mu kwezi kwa 5 ubwo nari naratangiye nako kazi k'ubucungagereza ariko stress zimereye nabi umunsi umwe rero ndatagera mu rugo hari ni mugoroba umugabo ntiba ari Imana yashatse kuvuga ati dore rero imyaka 6 ukina umuntu iyi mikino abantu bose yarabanze abantu bose yarababrotse kandi ari wowe nyirizina ubikora reka nkwereke mbishire hanze birangire aruhuke mu mutwe nawe uruhuke mu bwonko kuko nawe ni nk'indwara ubundi se ni kubera iki wirwa utega umuntu imitego kandi ari umugore wawe mubyaranye abana 3 mubanye imyaka 17 ubwo rero umunsi umwe ako kantu reka nkavugeho gato anyumvise ibiri kode anyumvisha ibiri kode noneho hakaba hari video imwe yanyeretse ayinyeretse nsubiza ubwonko kugiye kubera ko mushiki we twabanaga nyine ntarasohoka mu rugo nge ninjye wasohotse mu rugo kunyungu z'abana banjye no kunyungu z'umutekano wabo ninjye wagiye gutuma umutwe hanze abana basigarana na papa yego ariko nkagenda nkabasura mu rugo icyo kunywa nkagifata icyo kurya nkagifata abana nabo bakaza kunsura aho mba ndi ariko nge kwikodeshereza hagati aho byagezeho birananira nzu muri Amerika zirenze n'ubundi buhamya mfite ibintu byinshi mu mutwe sinzi ukuntu nabivuga ngo birangire kangaruke ku cyo mwambajije umunsi umwe rero urabona muri Amerika habasino ntabwo iki kintu nagisha kiri mu kavido kahise karangiza urugo rwanjye ndavuga ati byanze bikunze urubura muri urubura muri kigira gihe cy'imbeho cya periode y'imbeho noneho mbona atangiye gukina ari guplayinga amavideo yose ibiganiro byose nagiye mvugana n'abantu nkumva harimo ibyo muri corona kwa kundi uri kubwira abantu ati mufate bizatanga wizina tungurusumu n'ubuki bimwe twavuganaga ngo ibyo bintu birwanya za corona byose nkabyumva ibaze kugira ngo umuntu akubwire ibintu wavuze 2019 bizane 2023 ahubwo nagiraga ati hari n'ibintu navuze ntaravuka narabyibagiwe nukuri noneho iyo video rero muri icyo gihe cy'urubura hari imbeho ikomeye cyane hari umama w'inshuti yanjye rero twari twinje tuvugana ngewe icyo gihe nimvuye ku kazi ariko bari batanze konji nyine abantu bose bagumye mu rugo ngiye ko ngenda na train nari nagiye ku kazi rero train ntabwo ihagarara muri sino ikomeza igenda
ndanyeranyereza ngezaho imodoka nge kuri parikingi ya tre ndagenda. Noneho mpindukiye mfata telefone nkuko naguhamagara, mpamagara umumama w'inshuti yanjye, tisha nakonje mu buryo bwose bushoboka, kaka ntago ko nagahisha. Amabere yanjye yabyimbye kandi nge nibisanzwe iyo nkonje imoko z'amabere zirabyimba, cyo ni ibintu bisanzwe. Ndamubwira tisha uzi ukuntu bimeze, ndakubwiye ngo imbeho yanyishe ku buryo nimoko z'amabere zabyimbye, yaba uyu munsi mfite umwana wonka byari kungora kumuhibere. Umumama arambwira ati we atumva ati nanjye ibyo bintu bijya bimbawe, ni wowe ntago bikuba ya mikino y'abagore, wowe ntago ibyo bikubaho, nubwo ureke nge nimara kugera mu nzu nihubwo ngewe nkwereka imoko zanjye uko zimeze. Ariko mpitamubaza, ndabifite hano nawe arabifite n'umugabo arabifite, ntago ari ibintu byo kubeshya. Ndamubaza ngo ariko mbese ngeze mu nzu, ambwira atari kuhitumwa n'icyayi, ndambwira ati none n'imyenda iri kunkoraho nkababara, kandi koko niko bye naratonekaga ubukonje hari n'abantu bapfa, ntago mwabyumvise ko hari abantu bapfuye cyane. Noneho ndamubwira ntiburetse wowe ninkwereka imoko zanjye uko zimeze, ni kubyenda by'abagore ba braga nibwo urabyemere. None mpitamubaza, ninjiye mu nzu ubwo ndahinduye imyenda, ibyo byose kamera yarabifashe. Kamera yarabifashe. Mpindura imyenda, maze guhindura imyenda nambara ni isengeri ariko y'umupira ni kabutura, ibyo nambaye muri iyo video. Noneho ndangije mfata akaboko kanjye, mbese nshiraho akanuza ka kamera kanjye ka telefone, nturi kubona ukuntu iyi moko yanganye. Ariko manza kubaza ngo umugabo wawe ari mu rugo, niko birimo n'ijwi ryanjye. N'umugabo wawe arahari ati wowe ati yagiye mu kazi. Arambwira ngo nase, ndamubwira nimwe mwagiye mu kazi, ntitwebwe bararyamye, yaba abanshuti bari mu rugo na ba papa nshuti bose bararyamye. Ikintu cyambabaje kigatuma n'urugo ndusohokamo n'ukuntu nawe ubwo ari kumva ko hari umuntu w'umugore turi kuvugana. Hamwe uri kuvuga ngo abana ntibagiye kwiga n'umugabo na ba papa nshuti bararyamye. Ibyo bintu birimo mbivuga, arabyumva neza ko hari umugore ndi kubibwira. Noneho we aragaplayinga arakanyereka, ageze ahandi kumoko ariko ntiyarangiza filime yose. Noragura amashashi bwa 15. Ndavuga ati mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nibwo bwa mbere akweretse ibyo bintu. Ubundi yasubiragamo gusa. Cyake ko kana hano kavuye harananira jera. Ndapfuka nzamura amaboko. Wa anyereka ko bwaba ari ubwambure naba nari ndi kwereka nk'umuntu w'igitsina gabo. Baba we. Kandi umva yagaciyemo kabiri ntiyagaplayinga kose ngo ageze n'ahandi mvuze ngo abana uyu munsi ntibize na ba papa nshuti bari mu nzu bararyamye. Niwe navugaga n'umugabo wawe. Umubaza ngo umugabo wawe arahari. N'ahandi mubaza ngo umugabo wawe ari mu rugo, ati woye nturamenye ma tazatuma abakuduhena mu bakwe. Ni nuko nabivuze. Aho kantu ntago yahagaragaje. Ubwo nari mve mu kazi naniwe maze gutwara isaha kuva Dallas kugera aho ntuye ni isaha. Aho akura ko kazi nakoraga kakore, ibaze no kwigwa ucunza umutekano w'abagorogwa, hatagira n'utoroka bikakubana ikibazo, dore ubumeze urya uri vishira, ntabwo ari akazi koroshe. Wagera mu rugo ari ugiye kuruhukira ugahura niyo stress. Reba stress yo mu kazi, wagera no mu rugo ugasanga ni stress. Ubwo naraye anyumvisha ibindi video byose, noneho ndavuga ati iyi ni yaryari koko. Ndamugata ari kurabizi ibi bintu nyeretse nibyo mu kwezi kwa 3, twari mu kwa 5, ntabwo waba ukibyibuka. Nawe ahita avuga ngo nibyo, ngo niyo mu kwa 5 kuko byanditseho biba byanditseho agiye video yayifatiye, record yayifatiye ni ukwezi. Nawe ahita asubiramo ngo koko nibyo mu kwa 3. Mpita nibuka ko kanya n'umuntu twarimo tuganira no mama w'inshuti yanjye. Gerard, urabona n'amasutiye twambara amenshi aturuka ha mu Rwanda. Hari n'igengewe rwose nagura gasutiye nkumva nabwira wa mu mama ziyima, hariho ni wona hamagaraga nkura amasu urabukuntu byabaye fresh. Ati we yasingombwa nanjye nkumva ni birafite. Urumva nk'icyo giye nkuramo nk'imyenda ndi kwereka umumama wanguriye amasutiye yo kugira ngo umugabo seri kugira ngo umugabo mbyeretse. We yabaga ari kona ko ari umugore ariko ashaka kumbona hikibi ibyo yabikupa kabikuraho. Nahise rero sinjye warose bigeze isaha ya 10 ngenda njya kuri headquarter ya polisi, none nige wigiriyeyo. Ikintu nibuka navuye mu nzu mfite na akantu gato kagasaka mekanje karimo ibyangombwa byose, irangamuntu y'u Rwanda, perime yanjye yo mu Rwanda,
ibi amayidi yose yo muri Amerika. Noneho ndagenda mageze kuri headquarter ndababwira ati baraza nyine bambwira ngo what happened. Ndabatekereza iki cyabaye, ndabibabwira ndababwira ati none ni murebe uburyo ki mwajya kureba mu rugo mwaka umugabo wanjye hari ibintu yanyeretse mbona ni umuntu w'umumama twavuganaga ataba yaramfashe video call, ataba yaramfashe ama video. Yego. Sorry. Gatuyishire muri silence. Sorry. Ataba yaramfashe amashusho ngiye nko muri douche. Kuko mu buzima bwanjye mu myaka yose twubakanye urumva niyo ngiye muri douche telefone ndayisiga nkavuga ngo barambaza ngo habaye iki ndabibasobanura mbabwira mbingira kuri ako kantu ni none rero mfite ubwoba ko yaba afite ibindi bintu yafashe ndi nko muri douche. Ariko jera wamba bareso nkababwira abantu badukurikiye ukuntu nabatekerereje nagera kwijambo ngo narindi kwereka umumama w'inshuti yanjye imoko ikananira mu Cyongereza. Yarananiye amashuri yose nize nta muntu wanyigishije imoko. Ubwo yishushanije ute? Nari kuyemo ibere ngere ku mupolisi. Nukuri ahita yiruka. Umugabo se? Ese nari kubigenze nari nasaze. Ahita yiruka. Ati biri bicyunyeretse. Yarirutse neza na bya bintu babakeneye by'ibisasu n'ibiki byose ariruka aragenda. Ndavuga se ndakora urumva navuze se kwimoko inaniye kuyivuga. Kandi nicyo cyarushenyeje nako kantu karuhiritse abantu babyumva akimoko. Noneho binanira kuyivuga mu Cyongereza ko kwimoko nyifite iri impande yanjye. Ibi nibi tekanye umwereke yikuramo. Ndavuga ati nyine ndakora sinya aho ngeze n'ibyo nshatse kuvuga ntanubwo yashatse kubireba. Polisi ariruka abandi baraho hafi bahita baza birukanga. Rero nibwo bambajije ngo ni iki cyabaye. Wa ndahise agenda yubika umutwe gucya ku modoka yubikaho umutwe nta kindi byari gukora. Muri abo bapolisi baje nka batandatu harimo umeze harimo umwirabura. Numva umutima urambwa atari kuri Siribu wabivuze mu Kinyarwanda. Nishiramo ko ndi mu Rwanda nishiramo ko ari Ribu uje ubundi byose histoire yose nyivuga mu Kinyarwanda. Uzi ko takizi se? Baba nyine ndi kwa kuri nyine wataye umutwe. Nahise numva nibura wenda ubwimo kwinaniye mu Cyongereza reka mvuge Ikinyarwanda uriya muntu asa nk'abariba ashaka kuba ari kubyumva. Ariko barabyumvise bo bahise bakoresha ibyuma bari bafite baratranslating. Nahise mbona umwe aravuga ngo ni domestic violence. Umudamu warimo niko yasababwiye bahita bambwira ngo zana ngo ID kujya babona adresse yaho ntuye ndebye mu ntoki kakano ndakabura sinzi kuva uwo musi byangombwa byaratakaye n'ubundi mu Rwanda ejo bundi na apply inziranga muntu mbere y'amatora barayimpaye ndabashimiye kuri service nziza bampaye iranga muntu narayibonye nsigaje kwa applyinga perime. Nuko ubwo bahise bafata imodoka barambwira batizana ibyangombwa mbona nta cyangombwa na kimwe mfite. Barambwira batufite iki nkababwira ngo I have problem. Nkaho wenda nababwira ati mfite passport cyangwa mfite social security nkababwira ngo I have problem. Babona nasaze nataye umutwe ibyo bari mbaza sibyo mbasubiza bahita babiri bagenda bagera mu rugo rero bajya kumureba muri make abandi baramperekeza kwako nta perime mfite banga ko ntwara mu muhanda nafite perime ariko turaturanye. Ubwo rero bagezeho bamubajije wenda ntisimbye mu magambo we yahise ababwira ngo nta kibazo gihari. Yarababwiye ngo nta kibazo gihari bati ko umugore wawe atugezeho yataye umutwe ari kurira avuga ko ufite amarikodi kuko mbere guhaguruka bambaje ngo ari yushuwa ko nta ma video call waba ufite. Ndavuga ati imbere y'Imana ishobora byose mu buzima bwanjye ahantu mbese nkuramo imyenda ni muri douche kandi naho nta telefone mba mfitemo nta muntu numwe navuga ngo ndakorana nawe ngo ibintu bijyanye na video call oya kuko no cyakora wenda nsubiye inyuma gato cyane pejera abagabo baradutereta cyo sinagihakana kandi ni Imana nayo niyo yashizeho iyo system ngo umugore ngo azashaka umugabo ngo umugabo nawe ashaka umugore ahubwo twebwe icyo tugomba kumenya ni ibyo ubasubiza. Narabasubizaga nti ngewe ndubatse mfite umugabo n'abana banjye batatu. Ariko muri video yarabyumvaga. Ndetse ko cyashakaga kugutama
ndabizi se nyine iyo mitego nanjye naravugera kubaka urugo abantu badukurikiye babyumve hari ibintu bitatu by'ingenzi nshaka no kuzabwiraho abantu icya mbere cyubaka urugo ni urukundo nirwo rwabahuje sibyo icya kabiri ni trust icyizere kuba mwizerana icya gatatu ni communication kuba muganira rero ngewe niba uriho untega imitego unzengurutsa icya mbere nta cyizere umfitiye icya kabiri ntiwaba unkunda ngo ntege iyo mitego niba nta cyizere umfitiye ngewe naba ngumana nawe nshaka ushaka ikizamugani wanakarije icyizere nyine reka nigendere nahise mfata decision nubwo yigiraga akubwira ngo defoza n'izi ngizi zituma ngushakaho ibi oya kandi ibyo ataranyerekaga ko ari ubikora njye narasubiraga inyuma nkahamagara famiye nkavuga ngo nibo wenda bamubwira ibintu tuvugana ntabwo nigeze menya ndabukwa ko ari we wantegaga iyo mitego yo kunyumviriza hari tuntu bita ama red flags no kuvuga red flags nuko utumenyetso tukwereka ko umuntu atakigukunda akaba niyo mpamvu yagushakaga ibyo bimenyetso nubwo utari uzi ko ari ubikora nta tuntu wabonaga tw'utudarapo tw'umutuku twakubwiraga ngo nyama ntabwo akigukunda natwe ikintu cya mbere gusa agitangira kuva 2019 niwo mwaka wa mbere nashwanyeho na murumuna we n'iyi saha rwose twaraburokanye yaradushwanishije n'abandi mu Rwanda akamuhamagara n'abandi muri Amerika kamera zikaba zindiho kandi nta kintu ntacyo nishinja n'ubuhamya burebure ahubwo icyo kintu nicyo cyatumye yewe numva nawe ubwo hagati yacu nkumva ko urukundo ahubwo hagati yacu nta ruhari kubera ko ndirwa nshwana nabo mu rugo ndashwana n'abantu ndashwana n'inshuti ndabroka noneho yabinsubiriramo hagati yanjye nawe nkabona n'ubundi nta rukundo mfitanye nawe kuko iyo umuntu igihe cyose agusubira mu kintu kitari ngombwa kandi kiganisha mu ishusho nkaho yaba gukontorora ku bijyanye n'uko wenda waba uri mu zindi nyungu z'abagabo hirya no hino kandi wowe ntazo wakoze nawe ntazo yakweretse usanga mu rugo byatangiye kwiva uyu munsi ubu ngubu uri muri procedure ya divorce yaranarangiye ubwo nsigaje kubona cya gipapuro cya nyuma ntabwo bigoye gufata umwanzuro wo gufata divorce kuki mutagiye ngo mwiyunge impamvu tutiyunze nawe arahara arabizi kuva icyo kintu cyaba habe no kuba yanyicaza ngo ambwira ati basi yasori naje kubabwira atajya avuga wenda ngo ambwira ati mbabarira ibi bintu wenda nabikoze wenda nshaka kugira ngo menye ko wenda nta bandi bantu muvugana cyangwa se nabikoze ngamije iki cyangwa se mbabarira noneho ubwo bigaragaye dutangire ubuzima bushyashya ibyo burambwira nako kajambo ariko habe no kubimbwira ku buryo na n'iyi saha mfata umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kwibana kandi nabyo ntibyoroshye kera mu buzima bwa Amerika hariya kwikodeshereza witunze buri kimwe cyose waramenyeye mu buzima bwo gufatanya n'undi muntu biragoye ariko kuba umuntu adashobora byura no kwicara ngo akubwira ati mbabarira nanjye ndabona narahemutse ubwo si uwo muntu ibintu akabisibaho akakwereka ahubwo we yari afite umugambi afite objectif ashaka kugeraho Imana ntiyabyemera nawe byaramubabaje kuko nawe yafashwe ataragera ku cyo yifuza nawe nta byishimo afite yego none se banaje inkuru yawe ni inkuru koko ceceka niyo navuga imyaka 5 niyo mpamvu numva nzajya mvuga bike kuko mvuze byose nanabivuga nabi hari nibyo navuga mu kumva mbivuze nabi nzajya ngira gutya yewe nageze no muri Amerika mitangura gitari nkunda kwiririmbira nkunda ngeze no mu rugo ngize n'amahirwe n'uyu mwana wa mukuru wanjye muri abatwazanye akunda kuririmba biri mu bintu nshaka ngo abantu bamfashe turirimbe cyane kurenza kuvuga Reka dusoreze hanga twigira ku muziki natubwiye n'impamvu winjiye mu muziki wahitubwiye ko niyo mpamvu umugabo wawe ntabwo yigeze kubwira sori nawe wafashe icyemezo cyo kwigendera amavideo ufite muri telefone nawe afite muri telefone we yakugezeho ate wowe yego njyewe yangezeho ate urakoze cyane icyo gihe abapolisi baje mu rugo bamaze kuhagera ababwira ko nta kibazo gihari ngo yamfashe akavideyo kamwe ngo kandi nako nta kibazo gatwaye abapolisi baraza barambwira urumva bamubarije mu nzunge barambwira ni ngoma hanze muri parking baraza barambwira ati rero uburyo wowe uri kutwereka ko
byarangiye watubwiye ko nta kibazo agufiteho na kimwe, nta n'ikibazo mufitanye. Narababwiye ntarababeshye, nabo barambwira ngo aratubeshye, ngo ntabwo tubeshye aribeshye. Icyo dushinzwe ni ukubacungira umutekano no kugira ngo ingo zanyu zibeho neza. None rero reka tukugira inama, ubu ngubu dukurikije wowe ubuhamya waduhaye, inzu yawe irimo kamera, ikindi agufata amajwi, nibo diregite bahise babinyibwira. Reka abapolisi bari abahanga, baba barize bati none rero atubwiye ko ari bujye mu kazi, ntugira ahandi ushakira, nubona agiye mu kazi asohotse winjire mu nzu, ntago tuzi ngo urashakira heye. Nibo babimbwiye, uterere buri kantu kamwe kose hejuru, usake akantu kose ubona udasanzwe umenyereye iwawe, ugafata ukatuzanire, kandi turishuwa ko urabibona. Barambwira ngo be careful. Baragenda, bamaze kugenda Jera, aho nanone icyaka cyaramfashe. Uzi umuntu wasaze, umuntu akabwira abantu bari baje kugutabara, ndebabwiye ati mugende mu mwaka ibintu afite, basabereke niba hari n'ibyo yaba yaramfashe ndi koga. Barambwiye ngo dufite ubushobozi bwo kumenya niba umuntu ari koga cyangwa atari koga, ati we humura. Nibwo baje bataraduhakane nta kibazo ufitanye nawe, aratubwiye ngo nta kibazo. Nibwo rero ninjiye mu nzu, nibwo nasenze mpamagara iyo mu ijuru, ndagenda rero ninjira mu nzu. Amaze kujya mu kazi, ndagenda ku ntebe iri impande, y'aho aryama. Nibwo rero Imana yahanyoboye, hari uburyo nasenze ni birebire. Ndinjira, baze kwinjira mu nzu, umazemo imyaka hafi irenga 7 kugira ngo umenye ngo ndashakira he, ndinjirira he, ntabwo ari ibintu byoroshye. Ubwo rero niko ninjiye mu nzu, mpita mbibona munuza mu ikabutura, ngenda ntufata, mbona utu device tumeze nk'udutelefone duto, mbona na za memory card yakoreshaga, byose urabijyana. Ndabifata mpita mbifata. Nibwo rero nahise ngenda mbwira polisi, banshakiraho kuba babwira nshaka umutekano, ntago naba nabifashe ngo ngume no muri iyi nzu. Banshakiraho kuba ni birebire Jera, nagerayo aho banjyanye babe bancungiye umutekano, twajya kwinjira bakatubwira amasaha ngomba kwinjirira. Ntiwagize ubwo ukibibona? Baba we, narabibonye, ariko nge sinamenya ko ari bya bindi yari yarayaplayinga avuze. Ahubwo nagiye gushaka abantu bazi ibintu bya computer b'abahanga, ndabaga ati mwafashe ibi bintu mukambwira ibirimo. Barabifatanye n'ari abantu b'abahanga, barabiplayinga, barabikushiramo byose, nsanga ni bya bigano, nta nubwo nabirangije. Ni ibintu reba imyaka 6 Jera, ubwire ibyo nakubiswe n'inkuba. Nakubiswe n'inkuba, maze kumenya ko bya bintu yanyumvishije ari we wabifataga hagati ahandi imbere y'isi n'imbere y'abana bari bukurikira iki kiganiro. Nsabye imbabazi muramukazi wanjye twabanaga, ko akimara kunyereka ko ka video nagize ngo niwe wakamfashe, kuko urumva kubana na muramukazi wawe hari n'igihe wakuramo n'imyenda uti ni muramukazi wanjye turi kumwe mu nzu, ngira ngo niwe wagafashe. Cyo gihe turatongana, ariko maze kumenya ko hari umugabo wanjye wabikoraga, nawe musaba imbabazi, kandi musabye n'imbabazi imbere y'abantu. Ikindi nshaka kubwira abantu, hari ukuntu umuntu aza gutya kuri kamera akavuga inkuru ye, ngewe mbivuze uko biri Jera, nkajya muri deep yabyo, nabivuga nabi. Noneho rero ugasanga abantu bashatse kwinjirira bahereye ku nkuru yawe, bagashaka kugufata ukutari. N'abantu bari bubyumve uko babyumva, nabo ndabasaba imbabazi. Ngewe mvuze muri make ibyawe, agatonyanga mu nyanja ibyanjye imbere ya kamera Jera. Iki kintu nyivuge, ntago nshaka umuntu uzaza kwinjirira ubuzima bw'umuryango wanjye, ubuzima bwa mama wanjye, bakuru banjye, keretse uziyizira hano nk'ubu twibereye kumwe, wenda akaba yatanga nawe ubuhamya bwe. Ariko ngewe ntago nabanje kubeshya hano, ndi umunyamerika, nkaba n'umunyarwanda, mfite pasiporo, mfite ubwene gihugu bwa Amerika. Babishatse nakwereka ntuza, ntabwo ngombwa nakwereka pasiporo ndayifite ya Amerika,
maze imyaka 2 mbonye ubwenegihugu, nabyo nshimiye Imana imbere y'abantu ko nabonye ubwenegihugu. Uburenganzira bwose umunyamerika afite wahavukiye nibwo nanjye mfite. Nkaba n'umunyarwanda afite na pasiporo y'u Rwanda. Nejo bundi nje ku kibuga nje mu Rwanda, naze kuri pasiporo ya Amerika, ngeze i Kanombe sikana pasiporo y'u Rwanda. Ubwo se naza kubesha hano kugira ngo mbe mu diaspora, kugira ngo njye muri Amerika? Yego. Icyo kintu abantu banze bagisobanura, ubyumva arabyumva. Ahubwo mbwira waje kwinjira mu muziki gute kandi ndagukomeje sibyo? Ndagukomeje soro utabwe nayo ndayikubwiye. Komere cyane, Imana ikomeze gukomeze. Uzandikemo igitabo, ni inkuru ikomeye. Ese iby'umuziki byaje bite? Ko ndi kumwe n'aba bavandimwe, niba nakwegeraho gatoya uyu cyangwa wegere kubera kugira ngo tubone uburyo dufata amashusho. Odette, nari nkubajije yegeze mikoro noneho, nari nkubajije nti iby'umuziki byaje bite? Uhita unadupresenta abantu basore. Yego. Iby'umuziki rero ni ukuvuga ngo nari nsanzwe nge mbere nkiri umwana, nkiri umukobwa naririmbaga muri Katolike kuri Centrale, nari umuririmbyi. None ngeze muri Amerika, noneho hazi izi stress mbabwiye, ntashaka kongera guhita nyine nsubiramo abakurikira ikiganiro bari bubibone bazumvise. Noneho nkumva ntangiye kujya nivugisha, naba ntwaye imodoka nkanyura mu matara, nta kuvuga ngo umutuku ngo iri n'umuhondo ngo iri n'icyatsi, naho ntafite priorité nkatambuka, nkagenda nivugisha, numva neza ibibazo biratangiye. Noneho avuga ariko nkumva mu mutwe wanjye aho kugira ngo nivugishe nk'umusazi naririmba, nkajya ndirimba nkasura muzaba kayirebwa, nkagira ne nkakora amashift ya nijoro kugira ngo numve ko mu mutwe nakoroherwa. Noneho rero muri uku kuza nje mu Rwanda, ndavuga rero ngiye gufokasinga cyane ku bijyanye n'umuziki kurenza kuvuga, kuko nimvuga nshobora kwivugisha nkavuga n'ibitari ngombwa, ariko kuririmba biranduhura mu mutwe. Buryo umuntu uririmba araseka, arishima, mbese aho kwivugisha jera nk'umusazi naririmba. Nubwo ngo guhitamo kuririmba biraterwa n'igikomere mfite cya divorce y'urushako kandi ndengana. Komera cyane, ntacyo nishinje. Komera kandi biragaragara ko wababaye pe. Narababaye. Noneho rero ngize n'amahirwe, uyu ni musaza wanjye yitwa Nyirigira Jean Baptiste, niwe bucura kwa mama. Uyu yitwa Fulgence Hagenimana, n'umwana wa mukuru wanjye, akaba noneho azi guhiba no gucuranga mu ndirimbo cyane cyane za Kiliziya Gatolika. Ni piano urabona ko azi kwicuranga. Yego. Ubwo rero ndavuga ngo rero ubwo ngize amahirwe akaba afite iyi impano, na mugenderaho nanjye nkabyungukiramo, sindirimbe ngenyine ahubwo tukaririmbana. Ni muri ubwo buryo n'uyu musaza wanjye avuze ati rero reka mbaherekeze nanjye iyo muririmba turirimbane, niba ngombwa tugacinga korari, abantu niba dukunda bikabaryohera. Hari abafite ubukwe, hari za Kiliziya, hari amakorari akomeye, banamufata akabahimbira, akabacurangira, ndetse bikabyaba ngombwa jera uyu namwishyuriraga ishuri. None nanjye urabona ndi gukubitika, aba diaspora ndabasuhuje. Ubu nta kazi mfite muri Amerika, mvuye nta kazi mfite, nta kazi mfite. Nataye umutwe na polisi ageze umbwira ati jya mu rugo, kuko nari ngeze ku rwego ngenda nywa n'inzoga ntwaye. Ntabwo ni byinshi keretse dukoze party 2 na party 4. Nakundi n'aba diaspora ariko twumva uyu ni mwene wanyu, ni mwene wanyu mu musupporting no mu buryo bw'amafaranga buri cyane. Nta kazi mfite, nta kintu ndi gukora. Uyu mumama nitwamukunze turi benshi, mureke mu musupporting. Noneho nongeho kandi naguciye mu ijambo, ya nimero harya ntabwo yize mu mutwe ngo tunayibaye, turaza kwishyira hasi. Yego. Nubwo rero tugiye gutora aya matora ya perezida, biri no mu bintu byampushije cyane, birampushinga kuza hano mu Rwanda. Ndavuga koko abandi bazatore perezida wa Repubulika, nge ndimo ntora amashashi muri Amerika. Yego. Kubera iki ntataha reka no gutora umukuru w'igihugu, gutora perezida wanjye. Yewe hari n'utuvideo nashizeho ndi no mu ndege nza, naho ngeze mbibabwira, naravuze ningere nguma ngenda tora amashashi mu Rwanda batore perezida. Ndataha nukuri itike n'abantu bayiteranyije pe, barayimpa ndataha. Nukuri pe. Abantu mutkumva ku nkuru yanjye, reba uyu ni mu diaspora mugenzi wanyu, mureke mumufashe pe. Nzi ko mumfashiriza abenshi,
mumfashirize na Odette sibyo kuko hagati wenda mbabwire n'impamvu muri Amerika bagira ubufasha nkanjye ufite abana nkanjye ufite abana sibyo hari uburyo bamfasha ariko ntabwo divorce yanjye iraba official narangije gusinya imbere ya noteri na envelope nayizanye nabikwereka narangije gusinya n'imbere ya noteri ariko ngo hari akantu kanyuma gasohoka kerekana nyine ko umuntu mutandukanye burundu ntabwo arako kantu karagerwaho ubwo bancira njya kwaka nk'ubufasha kugenda leta imfasha no kubona iyo karita cyangwa se bamfasha kubona inzu yo kubamo nk'umuntu wibana bagasanga ndacyubatse umugabo ndiho azamvaho bigenze gute azakuvaho mwihorere imbwira abantu badukurikiye jera reka nabyo mbivuge abagabo bari bukurikira iki kiganiro nzapfa ntongeye gushaka ikintu bita umugabo babimenye oya nigira Imana uyu nkabona birarangiye koko muri systeme amvuyeho koko mbaye divorce biri official ntabwo nakongera gushaka undi mugabo imbere y'Imana ishobora byose gusa inshuti yo nayigira wa muntu ukubwira wiriwe waramutse nkeneza inshuti abantu bose narababurutse abantu bongere bafate nimero yanjye turayandika bongere dutangirane bushyashya kandi nabasabye imbabazi icyo nakivuze ubwo nuraho ikintu gikomeye Ode oya ntago gikomeye ahubwo umuntu uzabimbwira ribu ngo igenza ibyaha icyo ni icyaha kitagenzwa icyo kirigenza bazabafateho ubwo babafunge ntabwo nzongera gushaka umugabo sinshaka n'umuntu bimbwira mbaza uti kubera iki kubera iki Ode kubaka bisaba kwihangana urugo nararwihanganiye imyaka 17 nta rundi rugo nakwihanganira ukomere warakomeretse cyane twiririmbire Ode twiririmbire hamwe n'abavandimwe n'uyu muhungu wawe inshuti nayigira ariko umugabo ndende nkongera nkasubira ku idarapo ngo tuzabana nkuko twabyiyemeje akaramata ubwo bugambo sinshaka no kuzongera kubuvuga wapi nta n'umuntu uzongera kubinsubirishamo ngo waba uri muzima ngo waba upfuye ngo waba uriho ngo waba urwaye ibyo bintu nta muntu nshaka kuzongera kubimbwira uzi ko hano nagiye kwaka service ndi gushaka ibyangombwa by'ubutaka bakora muri systeme mu Rwanda bagasanga andiho ndacyubatse ubu kugira ngo nabyo babiregerariza biransa kujya muri minafete kugira ngo bahuze divorce americana hano ni minafete ibyo byose ni stress narihanganye bihagije nta rundi rugo nta wundi mugabo nakwihanganira icyo nkishireho umucyo ntazagira utereta avuga ngo nzongera gufata ku idarapo ry'u Rwanda cyangwa irya Amerika ntabwo ibyo birimo ntabwo byoroshye turirimba warababaye pe kandi ukomere cyane ikindi nanone arasoza tutarajya mu muziki umugabo wanjye iki kiganiro nagikurikira rwose niwe n'ubundi umpa support muri Amerika nta wundi muntu nzi iyi modoka ipfuye jera ngenzi gutwara ntago nzi gushiramo amapine ngo yatobotse yagize ati ndamuhamagara hejuru ibyo byose bamuhamagara nahamagara nta wundi muntu nzi hariya nta nubwo muri ayo mavideo wenda afite muri ibyo yagiye amfata imyaka 3 wenda yanshinja ati wenda hamagara wa wundi witaga sheri wawe aze agufashe niyo mbuze n'amadolari 100 niyo nataye umutwe niwe mpamagara n'igihe ipine yavuyemo araza rwose asiba n'akazi arabizi n'iki kiganiro ntabwo dukundana kandi divorce iri kurangira uzi impamvu se harimo akantu keza karimo dufitanye abana 3 kandi abana njya kubasura urumva nawe akaba nanjye nabo bakaza bakansura njya no mu rugo no mu rugo rwose ndinjira nkafata icyo kurya nkarya none se njye ntakosa namukoreye ntabwo namuhemukiye nta kibi cyanjye yaza ngo nshinze imbere y'Imana ishobora byose ni birebire ako ntago nari gukomeza kubana n'umuntu namenye ko ntega imitego ntanambwira ati iri nikosa nakoze hana kubwe ngo sorry basi ni ya sorry sinaje kubabwira mugira ngo ni imikino hari nta mikino irimo bira bintu ni ikibazo Ode twiririmbire dusoze ikiganiro harye witwa gute uri Baptiste Fulgence twagiye kora kuri piano rwose Ikore neza dore korari do Kigali ishobora kukwikundira ikore neza cyane rwose kirimo n'akantu k'injyana bijyanye neza abantu bashaka gushira stress baze turirimbane rwose bashaka guseka no kwishima niyo nzira ubu twahisemo ubwo baraza basa n'abanyeganyegaho gake barananyeganyegaho gakeya kugira ngo bigende neza
shyiremo n'akandi kameze neza gafite akabiti bagenda banyeganyiza iyo harimo ni nako kagira intuza biti nziza ku buryo niba ufite stress zitazishyira tubikurikirane neza byose bivi wawe byakire mana nziza nyir'ubuntu amaturo tugutuye nagutuye